Haleluya. Nongeye gusuza nshuti yanjye uri muramurikira kuri KTTV. Imana yacu ihereza umugisha televiziyo itambutse ubutumwa bwiza abanyarwanda bose ndetse no ku isi yose. Ndagira ngo nongere mwibutse nitwa Bahizi umukozi w'Imana, umusore uhagurukiye kuvugira Imana mu gihe cye. Ijambo ry'Imana muri yo riratubwira ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu banjye, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Yesu ashimwe. Amen. Ngira ngo mvuge ku buzima bwawe ko hari ikintu Imana igiye gukora. Yesu ashimwe. Hari ikintu Imana igiye kurema mu buzima bwawe. Ushobora kuba wabonaga ubuzima bwawe ibintu birangiye, ibintu byasaga nk'ibishaje, ariko Imana yacu iratubwira ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Yesu ashimwe. Ngo kandi kongera katubwira ngo twibagirwe ibya kera ibyahise. Yesu ashimwe. Ngo Imana yacu ibyo byarangiye n'ibyitaho. Muri aya mezi abiri ashize dutangira umwaka, ushobora kuba ibintu bitaragenze neza, utarabonye umusaruro nk'uko ushaka, ariko Imana yongeye kutubwira ngo dore ngiye gukora ikintu gishya. Ntabwo Imana igiye kurema ibindi bintu bishya mu buzima bwacu hagaragara impinduka. Kumurashikama, komeza wizera Imana, guma mu masezerano, bivamo nta mpamvu. Yesu ashimwe. Biriya tuvuga ngo abantu bavamo nta mpamvu bazahomba. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kandi gushobokera wizera. Ntabwo rero ikintu cya mbere cyangwa se intwaro ya mbere ni ukwizera. Izera Imana mu kwezi k'umugisha. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, babyeyi bacu mudukurikira buri munsi ubundi online, boza muri Imana.